kireka gakobwa maze nduwa mugabo arihema nandiko namubonaga hano andi bahana arira ana nawo kazi nandike karanga gakobwa sha niba cyagiye cyagakobwa nanjye numva ibya abanyesande shaka kandi nambeshereka girwa cyane agiye kubona nkabona kidumbukije mu rugo nakasi gashaka katazi ikipe gakina nayo nakazi ko ari mazembe mwe muri Kongo ikubita shakaranyitiranyije aha shaza karambiye ndana bakora bizwi na Nyagasani muri gira hafi utunari yirgiriye batsinja nkona kubona akenshi umusaza nawe mbere yatanye baje no kubibabwira nagendeye mu kigara ese murambwiye ngo barahindukira ngo rimwe gikonaga mbona gahindukiye kabiri ufitanye gahunda n'izakankinisho ukazabibona kamwandikira ndebe umutima cyamariye shakira undi Hello. Biteza. Nese ndina rambye mushyira munsi y'umusego mushyiramo. Turaryama. Yahindukiye cyo koze rimwe arongera arivumbura ngera ahindukira. Ko ari rimwe. Yahindukiye kabiri rero. None ubwo warapfuye. Ibaze. Kandi namwongoje neza mpamvu. Wapfumbate arampfumbata atayindi arivumbura oya nakundi nsinabigenza nakunda nshakira urundi none ko kunyango condition ngo zo guhindukira rimwe ngo kabiri ntabwo reka ese umva byamarike uri Yesu uri cyango shakira w'icyango nyine ku mazi ubundi ngo banyacyangwa ngo nabashikazi harya cyo bashikazi muko ubone wakora umva urambaye rwose ari pirate shakira uwo mwiza se utambuye kucaho uyu munsi kutagiye kwishura cyari mujambo yakora n'ingiye ugiye umuntu uri kugenda uri kugenda nese wagutwara se ikibazo mvuye ko mubwira ngwino ariko humurebe nese ukora ndyana bikona ndyana ko nakugeze humura none ko maze nakora kumenya icyo twaye nashigeze mu muhanda humurega nta turi ku muhanda
kwanga nkukiye kwaranzana nongo ikamembe se wa mugabo wanjye ubundi ko yarari njya kumira mu cyumba nkamubura yabagiye akunda komba bagasanga ari kumwe n'aba mukozi wanjye ahubwo bura muri shade yo kureba ahantu ari Komboko. Wari ugiye kumpamagara nawe? Ntakuzi. Ndagutanze uzagashya. Ya bya bindi by'imiti n'ibiki byose arabivuze aranditse agize ate nanjye bise mwumva nyine yarari we yari yicaye mu ntebe ndaza yandika message nyireba yandikira wa mukobwa ntako atagize byose nabibonye kandi ubu mukanya aranyigiraho intuza agira ngo sinabibonye shamba ariko uzi gukora umuti kabisa harga yitwa Alice. Ali anze kumenya ndiko kombo Ko? kombo ije hino rati hino hino kumbwira Ako ndiko kumva. kuje hino rese kugira nyama masakuza ise ali ufite telefone amesema basi hango ese telefone mizo gute Telefone. Namatusha tekino munase mpagwa nkingi ifaturebe ntacyo Ayo wimpe. ifaturebe ntacyo bitwa yeah of course rikumva umukobwa mwiza nkawe kiri mutoya uko telefone nziza by the way Sto ayigusanga. ngiye ntango zendi burungije makumyabiri nakugurira irenze yongeye kubona iyo ngiyo nyitunga nk'umugabo ariko umukobwa mwiza ukeneye ibirenze ibi ngibi sibyo Yego. Koze nke. Okay nakuvuga ngo sibyo ushaka telefone nk'iyi sibyo irenze sibyo njyewe imirimo yawe so nani ndaza guhamagara tujye mu mujyi yo gushaka telefone nziza sibyo se mukobwa mwiza naho bunde ndakwemera rega tugomba guserebura nyine buriya umuti uba wakozwe kabisa uri umuhanga rwose urakaze Abaganaga nandese kirakureba se ngo bindeba siko nano wagiye wari wambuze se Meno gushakana hose pyo hose ndakubuza Nazukaje no mu nkoko ngo nkugirire neza no mu nkoko nagiye kuranda ko wagira ngo nteke wagira ngo nkugaburire wagira ngo kawo mwiza ko ndakwana haricyo nagushakiraga se ndakwanga yego rwose asurwaye kibarakuroze asi ibintu burimo urumva ari ibintu bizima ako ubundi umuntu agenda yonjoroka uri umujuru ubu ndi umujuru ariko ngo waje nuko nanumvise ese none ko ari nini wakwicaye cyarahanga nicara nawe sera gutwara karama umendeye telefone igapfa wayigura se yo kuvuga n'abagore basa ikindi kintu bibari iki wandira amafaranga umfata udasubira mu byanyu uri banke se tubive mu shusho yega ndakwemera oko ye kwemera none ariko noneho zambye nenda wakubwiye kugusha neza iyo musomye yawe asonje ureka nkagusoma bade sijya mbona bagusoma no ku munwa hose hande se wamenyeka inyo bisa w'impirigi
Kona gukira igitabo ariko tujye gukira igitabo reka numve ko gukira igitabo bijya bimera. Ariko ubuzi yuko nanagira yewe n'intuza Ngayigiriye igufwa none. ngaho rwose. Urinejeje. Umagare ba Kevin baze bareba. We njicyo byara. Kandi numve se. Igeza. Toka. Nuko ye. Ese wakati umunsi no wego n'umugore kuvuga. Musetari. Ataba umusitari. So mukunze umureba se. Nuko rwose. Ahubwo kuno. Nicyo gituma usuzugura. Ariko se nkubaza ugenda wunduruka. Nonshoroka ariko. Se waje rya. Ni ikinyamasyo cyose n'urujanya mujongo none. Waje rya. Nyamujongo rwo rugenda ngo. Waje rya ariko nakubonye. Birakureba se. Kona nakubuze ntabwo ari umucyonga. None se. Wari uri kumshakira iki? Nagushakira iki? Nagushakiraga rero amahoro. Ese nagushakiraga se? Numvaga nkukumbuye pe. Reka da. Ego imyaka ikari baye menshi. Usko kuba 2019 ubare bwo duhuye tugaseka. Reka da. Ubuze turasetse. Cyangwa turashinyitse. Ese. Ha reka ba. Mama ngiye kuzakuva. Ukajya he? Yo badasya. Ariko je mbona n'umuntu nuwa yo badasya urahazi. Je mbona no. Ndakubaza yo badasya urahazi, yo badasya urahazi aho abantu badasya. Ahantu badasya urahazi. Shaka kunshyira mu cyuma gisya. Nyina kubaza ahantu badasya, aho badasya ntago basya nyine. Ariko magambo ufite iyo uyu munsi noneho yanyuma. Ubundi ni icyo ushaka. Narakuhaza n'ubugambo bwa n'uburaya bwawe. Ntabwo usaze uri kuvuga n'umugore. Ngo reka ndakwemera ngo ni icyuma ye ngo ni ibyuma hano. Aje kubaza ku matanuro. Umva bumvise nabi reka kubwire. Cyewe mvugana no giye muri iki kinyejana rega je narahindutse. Narahindutse. Uko zarindutse ko waguze intebe nziza arakoze. Ariko urane kwicara ahantu heza. Reka tugaruke kuri ya ntu. Abagore ni bakikurya no bakurya. Amafaranga baguhaye kode hariya tukimuka wayashize. Yashize. Izi ntebe se no waziguze. Nibura se. Izi ntebe no waziguze. Reka ira televiziyo se no twajyaga kandi kamabondo. Hanya bakita cyamabondo. Mukanya wari bafite ubune bumeze gutya ni kamabondo. Kaga televiziyo ni kamabondo bakita amabondo. Mabinga cyangwa. Nya bakita mfite flat irambuye gutya. Ariko none nakwicaje ahantu heza no. Umusaza nyuma no umugore. Ubu none no kunsura. Umugore uzongera kuzana mu hano. Wumvise neza? Nurarugwe wawe. Nakomba umwuko wawe. Mbaraka nkubwiye. Icaranye nawe. Wavuze ko wari uri mu mpiga. Nagushakaga neza. Yari kubona cyane inkweto nziza z'abakobwa twenda twiza bete nk'umurambwiye no. Just come on ariko kigiye kibazo. Sinamwe ko umva nge banzi nandi mwana mvuze ibyo. Abo Kari mu muhanda. Ubwo se nzi kureba sanga. Ndaza kwitwarira banafite moto yanjye nta kibazo. Ubuze kuza asamuna. Ishyamba ni nimero yawe ndaza guhamagara nzo gutwara. Alice. Ndaza guhamagara sibyo. Ndaza kwitwarira. Raturi mwiza urabizi. Merci. Ça. Kombo komo nzagutamira tu. Cyuma nigendereje. Imboga y'umunsi irabonetse. Zamu! Zamu! Kuki utwa kigo?
bose n'amabuye turabatwara. Oya wapi. Subwo mwahise tukabageza. Oya sha ntabwo tuzabona tugenda ku magare. Sister beze dese. Ariko mana uyu mwana ari uwo kugenda ku. Sister, je sister ko buranje namugeza. Aya be. Ugaya Sister bahise tukabageza. Ariko niba umuntu mugende basi umuhatiriza bandaki. Magana. Uy, katwigendere. Boss, katwigendere. Ande Nari sister mwiza ariko. Sinari boss, akamene. Taramugenga. Wahereye. Si Mayira ari kumwe na kakana se si Mayira kasubira inyuma ndebe subira inyuma ndebe. Hello Bite. se Kamera cyane. meze bite Sawa sawa. muraho mugiye murakomeje se cyangwa Oya ntabwo ari kure twari tuzi. ariko se nyine waje nkaba rifite nimba mugera imbere ariko ntago nabaca kunze Ari hafi ariko ntabwo. oya nta kibazo muze tugende uze tugende nta kibazo urumva nk'umuvandimwe nakunyuraho koko nubwo byawe muri metero zingahe si rifite Ntabwo byoroshye ntabwo. oya nta kibazo n'ibintu bisanzwe. Ubundi se iyo ntajya mu modoka yawe bari kuvuga ngo ni ibibazo ngo Mayira ubuse mugihera eka naringiye imbere mpita mpura n'uyu mukobwa n'umushyitsi wawe se ni mujyanye n'ibanga bizanye bya bindi byawe ariko Mayira uranze akabaye icikayite ubuse mwana yujuje imyaka y'ubukuru se imyaka narayimubajije ari akazi ari gushaka naye namurangiraga nuko byita yindi ndakumenyereye ese wamwibarije se nguyu ariko ugiye kuzamura sister bite byawe byiza umeze neza fresh umusaza se ibyo ari kumbwira ngo agiye gushanya nibyo koko cyangwa ni akazi ariko ni akazi wizi biki sera ese ubundi agiye kukaguha akakubaza ibintu byinshi sasa rero turaziranye turaziranye byangije ariko ntacyo jya wishakamo ibyishimo none se ko nta myaka ijana jya wishakamo ibyishimo ntabwo nakugayo aho twashakaga kugera sinakubwiraga ngo nanga tugezemo nta dusiga aho ngaho basiga ahantu ko mbona kota ariko dusigaye ibindi sinzi ndabona hari ahantu bakirira abantu n'iki nimba akazi mugiye kukagira ahantu kandi nicyo mpfa nawe rwose ntacyo ndakumenyereye ni ibintu bisanzwe kuzwi se sawa ubwo turasubira wenda abagore baragwira abagabo baraha uyu musaza we yaranyuje uruna wanjye ariko kariya kandi nakagiye kugatamira ubaragatiye baba ndebe hana 15 gashobora kuba gafite ndebe yewe musaza w'ubwanwa bw'imvi isi irikoreye baca umugani mu kinyarwanda ngo akabayicwenda nikoga Mayira narahanuye nagize ariko ni hahandi nanjye ngiye kumukora gake kanze ndebe niyahoze mpagara umugore we nanjye dukora ubwenge n'ibanga ndebe nimero ze
ibyo agiyemo nanjye uretse harya ngo umuntu aca inyuma y'umuntu burya biterwa n'impamvu reba nkuriya mugore wanjye natsi iminota 5 akanyima kanga ngo ari mu kazi uretse mpamagara umugore wa Mayira wasanga duhuje ikibazo kandi byanze bikunze ntago yanyima konze muhamagara nagukumbuye wowe reka nayo ngukeneye bivuga cyane nari ngukeneye kurugutora cyane wumve byumva abagore bo hanze nibo umwanya ngiye umugore mu rugo nta mwanya ngomba kubona reba imyaka umaze reba amezi umaze bityo nta muntu wo hanze ububizi ngibona ko ntari umuntu ntaho hanze ubizi wahehe hari uwo nabibwiye se nta muntu nabibwiye ibyo ukora ntawe nabibwiye ngewe mugani ese buri ubu nige wananiranye noneho ngiye kujya ibintu byose bivuye mu nzira hano umwanya kugira dusubire mu byahise byagiye byagarutse twese twananiranye ako n'uyu munsi zikari kose ubundi ibyo bintu ndagira ngo nyine niho bwa mbere numvise ubivuga bahera nambaye umugore mwiza kwiyunge nyine birangiye naho ubundi burabashaka kunsoma utanemera niko se nagukeneye rwose ndabona wa mugore menye turi kwisiga nawe atwo yisiga cya cyuki nabonye kizunguza amabuni wanjye wavuze ngo iki wavuze ngo tubirangize nanibagiye n'umunwa w'abagore wabananiye ubu se nawe mvuge bya bindi byose oya tubireke byacyagiye kuko naringiye kubivuga watubireka ariko nyine ahubwo gahunda ni gahunda ako cya kirori burya wari urimo ese ushaka kuri aya manywa none ko tujya gukora ipari bamutakoze ipari ariko ufite ubushyuhe ntafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abahungu bafite ubushyuhe n'abagabo bafite n'abasaza mufite ufite ubushyuhe nk'igitoki kizengwa ejo neza reka ahubwo ni kakabenzi bakubise ku kafiri ariko rero nanjye ndagukumbuye turetse n'ibyo ngibyo rero abagore bose ngomba kuba mbaruta number 1 ibyo bintu by'abagore umva ariko ntabwo tubanze tuvuge handi wari wagiye iriya shati wari wayikuye iriya y'umweru nabonye nayikuye he nese hari ishati ngira mba ntakuye muri uru rugo iriya shati y'umweru ntabwo iba hano jya muri garderobe turebe ko hari ishati yawe y'umweru irimo hariya y'umweru mbese uravuga ryari ejo bundi cyajya wari wagiye kuba umugore uzunguza akabuno wigira gutya uzunguza akabuno katanariho sande kumugura bya bindi mu mujyi ubu ni ukuvuga ntukinamenya n'imyenda mfite atuma nkubwira naka twatwiyunze iriya shati siba hano aho niyo ka uwo munsi igihe nari nambaye ishati y'umweru urambaye y'umweru ifite ibipesu bahina nari nambaye ishati y'umuhondo ndabwo ngo yari umweru umweru ariko kumvise umweru n'umuhondo ariko ndavuze ngo umweru nanjye ndavuze ngo umweru shaka kugira inzanga se ngewe ntabwo ndi inzanga we ubwiza ukuri uremera ko ari umuhondo ni umweru nyumvisha ko ari umuhondo kandi ko ari umweru na wiboneye rero niba utemera ko ari umuhondo ndavuze ngo ni umweru reka nkubwire byose mbivuyemo toka reka n'ubundi